Ndabasuhuje inshuti zacu zakadasohoka mwe mugenda mukurikirana ibiganiro byacu hano ku Icyizere Family TV. Inshuti zacu aho mugiye muherereye, reka mbabwire ngo ibyo mukora byose Imana ikomeze kubibaheramo umugisha. Mubwira ngo biroroshye kubana natwe, no kureba munsi ya video ugakora subscribe, ugakora kunzogera, ibiganiro byacu bikajya bikugeraho 5 kuri 5. Uyu munsi nabahitiyemo ikiganiro menya ibintu birindwi byakwereka ko gutera imbere kwawe bigoye, nuko wabikosora ukazavamwo umuntu w'ingenzi. Icyo nicyo kiganiro nabateguriye. Tugiye kurebera hamwe ingingo zigera kuri 7 uburyo waba ufite imbogamizi mu iterambere ryawe. Turi buze kureberaho n'ibindi bintu bigera kuri 5 uburyo wakwigobotora iyo ngoyi ukabona uburyo watera imbere. N'ingingo zigera kuri 13 za mbere nyine ni 7, ndakurikizaho izindi 5 n'uburyo wakosora noneho ugatera imbere bikemera. Inzobere mu mikorere y'umubiri wa muntu ndetse n'inzobere mu bushakashatsi bagenda berekana ko imyitwarire ya muntu ko akenshi ariyo ituma agera ku cyakeneye, ndetse ugasanga ahubwo aho imbogamizi ziba zigiye ziherereye y'iterambere ry'umuntu. Bishoboka gute ko ushobora gutera imbere ubitekereza kandi ukabishyira mu bikorwa bikanga? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Dore impamvu 7 inzitizi zo gutera imbere kwawe ni izi ngizi. Iya mbere ni iyi. Ingingo ya mbere duhereyeho ni iyi: kugendera mu kigare. Ukumva yuko urungano rwawe ibyo rukora nawe ugomba kubikora kandi bikaguteza imbere, ndetse n'uburyo babikoramo. Umuntu niba apanze umushinga runaka akawushyira mu bikorwa, noneho ukawubona wowe waruzuye ari mwarawukora udemara, wowe ukumva ko nawe ugomba kugira ute ukuba wawukora. Nyamara ibyo ngibyo ari gukora we yafashe umwanya wo kubitegura, nyamara wowe ubyinjiyemo utarabiteguye. Iyo ni imbogamizi ya mbere yakubuza gutera imbere. Dukomeze ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri ni iyi ngiyi: guhora wumva ko ukiri mutoya, urajwe inshinga n'ejo hazaza, ariko nta kintu na kimwe uba wakora. Nyine niba wumva ko ushaka gutera imbere, ukumva ko ukeneye amafaranga, ukumva ukeneye ubutunzi, ukaba wirirwa wicaye nta kazi ugira, urumva uzatera imbere ute? Nta mushinga wiga, udatarabuka ngo umenye aho abandi bari gukora imirimo, gutera imbere kwawe kuragoye. Gutera imbere mu bitekerezo ni sawa, ariko ibyo bitekerezo ugomba kujya ute kubishyira mu bikorwa. Nutabishyira mu bikorwa bizabyara amafaranga bite kandi utabikoze ngo ugerageze byibuze byange wanakoze? Iyo ni ingingo ya kabiri. Reka tugaruke ku ngingo ya 3. Ingingo ya 3 iratubwira ngo itegeko rya 3: kutemera impinduka n'impanuro uhabwa n'abandi. Wakagombye kumva impanuro, kutava ku izima. Ibyo nabyo kutava ku izima y'ibyo bakugiriyeho inama, ibyo byatuma biba imbogamizi kuba watera imbere kwawe. Reka dukomeze ku ngingo ya 4. Ingingo ya 4 iratubwira ngo guhora utekereza ko abo mukorana bari hejuru. Ntabwo ibyo ngibyo byavamo. Ubari hejuru cyangwa ari wowe ubagize. Ukumva ko abo mukorana mu kazi ubari hejuru basumbyeho mu mitekerereze no mu mafaranga, ukumva yuko ari wowe ubagize. Iyo ni ingingo ya 4 ishobora kukubuza kuba watera imbere. Izo ngingo zagufata bigatuma utarenga n'umutaro mu byo uri gukora byose. Reka dukomeze ku ngingo ya 5. Ingingo ya 5 iratubwira ngo kugira ishyari. Hari igihe ugirira mugenzi wawe ishyari, nkahamuko wabona ari gukora akazi, ukabona ari gutera imbere, ukabona ni byiza, ugasanga nturi kwishimira iterambere rye,
bagenzi bawe ugasanga uri kubafuhira uvuga ati sibo bakabonye uriya mushahara, reka ibyo ngibyo bizatuma udatera imbere. Mu gihe wagashimishijwe n'ibyo mugenzi wawe wagezeho, ugasanga ahubwo byaguteye umutima mubi, byagutera umutima mubi, ugasanga ugize urugomo rwo kuba wanamuhemukira, ukaba wamugambanira ngo bamwibe cyangwa se bamwice. Ibyo ngibyo n'ubu umeze gutyo ntabwo uzatera imbere. Reka dukomeze ku ngingo ya 6. Ingingo ya 6 iratubwira ngo ugomba kugira ikinyabupfura. Umuntu uzifuza gutera imbere, kudatera imbere bikamubera inzitizi, aba afite ikinyabupfura kidahwitse, ikinyabupfura utamenya aho yagikuye, ikinyabupfura asuzugura abantu, girute mbega adaha agaciro umurimo, ikinyabupfura gikeya mu mirimo, mu kazi abakora. Ngiyo ingingo ya 6. Dukomereza ku ngingo ya 7. Ingingo ya 7 iratubwira ngo kudakorera ku ntego, kugenda gake gakeya, kagenda gake gakeya nta cyerekezo afite, sava iburyo sajya ibumoso, sajya imbere sajya inyuma, ari muri aho ngaho, ari muri zigizage, sashyushye sanakonje. N'ubu umeze utyo ntabwo uzatera imbere. Ibyo bintu 7 mbabwiye nuhura nabyo ntabwo uzatera imbere. Reka tumanuke turebe ingingo 5 wakora ukosora ibyo ngibyo maze ugatera imbere. Ingingo ya mbere, uzahora ufite inyota yo kwiga. Uzahora ufite inyota yo kwiga no gutera imbere. Iyo ni ingingo ya mbere. Dukomeze ku ngingo ya 2. Icya 2, ugomba kuba ufite ikinyabupfura gishingiye kumvira, inyurabwenge, ukajya wumvira uwo ari we wese. Ngiyo ingingo ya 2. Ibyo ngibyo 5 ndimo ndakubwira nibyo uzakora ugakosora bimwe bya mbere. Ugomba kugira ikinyabupfura ukumvira. Dukomeze ku ngingo ya 3. Ugomba kuba umunyakuri. Ugomba kuba umunyakuri, ukavugisha ukuri ibyo ukora byose. Icya 4, ugomba kubaho mu buzima bufite icyerekezo ndetse bufite n'intego. Ibyo ngibyo nibyo ugomba gukosoza bimwe bya mbere twabanje bigera kuri 7. Icya 5 rero gisoza, icya 5, ugomba kugira intumbero yo gufatanya na bagenzi bawe mu byo bakora bijyanye n'iterambere, nibwo ibintu bizajya bigenda neza cyane. Izi ngingo zose tukubwiye nuzigenderaho uzatera imbere, ariko nutaziha agaciro ndakurahiye ntago bizavamo.